Kigali nziza ndorerwamo y'u Rwanda. Kigali umurwa mukuru w'u Rwanda kuri ubu uri ku buso bwa kilometero kare 731 uvuye kuri kilometero kare 112 gusa mu myaka 25 ishize. Rwagasana James maze imyaka 66 atuye ku muhima wa Kigali yibuka neza ukuntu Kigali yagiye ihindura isura. Ubu Kigali yari concentré inyamirambo hano ku muhima hangaha ukafata n'igipande cya Kacyiru. Bari batangiye gusatira Remera agapande ka Karemera na za Kicukiro. Ariko umuvuduko wawe munini cyane 194 kuko Remera yose yaragire ifatana na za Nyandungu bigana bisatira Kabuga bikomeza Rwamagana. Nanone umuhima uragenda ugenda usatira Ruyenzi umaze kumugena aho ngaho nyine usatira za Nyacyonga. Igicukiro nayo irazamuka ivuye mu Gikondo hariya naho hari batangiye kuba amazu akotari menshi cyane. Mujye warakuze cyane kurya nta hantu usanga hatubatse amazu meza kandi na style nziza cyane. Cyatwaga amazu ya Mugongo wa Tembo twakagitwe kimwe ni kwahitaga Mugongo wa Tembo. Haje amajyambere bazana amazu meza cyane asa neza ntabwo twari dufite mu Rwanda hangaha. Kimwe mu biranga umujyi ni ibikorwa remezo biteye imbere harimo n'imihanda. Ababaye muri Kigali mu myaka yo hambere bemeza ko imihanda yari mike cyane idatunganyije nk'ubu ngo ku buryo byari bigoye kuba warangira umuntu aho utuye. Uretse iyo mihanda se iyo ngiyo nyine yavunika mu zinzi kayuko aho ngaho tuya mu Kivu hariya ahandi hari mande hari sakita rwose twarutuyira tumunukamo ugataha mu tuyira nawe twamunuka mu tuyira nta mihanda yabagabo nta mazina ko nta mihanda hari rero barambwira ngo turi igenda nugire Nyamirambo ugere ku Bafureri cyangwa ugere kuri Zetandre ukomeze umarukirwa mpara nugera ku kiraro wenda ubaze kenshi umuntu ufite akabari ho ngaho napfumu rwago kwenda kwa ntirwirirwa hapfumu rwago nuhagira wabaze abaturage kohereza wanjye. Urebye ubungu hari umujyi pe ubungu urugero nanjye wanjye nakubwira ngo uzasange ku muhanda kaga 645 unugera ku gipangu cy'wanjye urahabona nimero 26 ubwo icyo gihe niyo waba uri hehe wazo kahajya. Kigali igenda ihinduka umunsi ku wundi ariko sabazabaho mu bisekuru bizaza hari kizabereka uko umurwa mukuru w'u Rwanda wasaga mu kinyejana cya 20. Nk'urugero nk'ino Kiliziya ya Sainte Famille yubatswe mu 1913 iriya tuzayigumishaho kuriya. Dufite Saint Michel nayo tuzayibungabunga. Dufite ino nyubako ya gereza yubatswe mu 1930. Dufite ino nzu ya Richard Kant muziko yakoreyemo resident wa mbere. Tugiye nanone dufite n'amahoteli nka hoteli ya Sherando buri ifite Amateka nayo izaguma kuriya ku bufatanye na ba nyiraho. Hari na rino shuri rya Ecole Belge inyubako zose zizabungwabungwa. Dufite nanone hari ahantu hagiye hari ibigabiro by'umwami tugenda tubona ayo mateka tukumva ko byaba byiza abungabunzwe ndetse hakaba ari n'ahantu hajya hakoreshwa hagasurwa na ba mukerarugendo. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali kandi buvuga ko hari mu gukorwa inyigo izashyirwaho ibirango byerekana ibyerekezo by'imihanda mu mujyi wa Kigali ku buryo n'uhageze bwa mbere azajya yoroherwa no kuwugendamo. Kwaguka k'umujyi wa Kigali bijyana n'ubwiyongere bw'abayituye. Kuri ubu Kigali barirwamo abaturage bagera kuri 1,600,000 mu gihe nko mu myaka 25 ishize bari gusa 600,000. Jean Damascene Manishimwe i Kigali.